mu Kinyarwanda gukoronga murabizi birirwa badukoronga koronga no gutukana bavuga intambara kwanza hariya muri Kongo ikabanza ikaba y'u Rwanda icya kabiri ikaba ko ishyigikiwe n'u Rwanda byagera kuri FDR bakabivuga buhoro bongorera kuko ubundi ntibashaka no kubivuga kuko nibyo bashaka ko ari byabaho izo ntamwe za kongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda bagera ku ntera hamwe ntibavuga ko bishyigikiwe na leta ya Kongo bakavuga ko ari abantu baraho gusa bafite ukuri baraho bashakisha barwanira ntibashobora kuvuga nta hamwe uzabona ko bavuga ko intera hamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23 ibyo se bibwira ko ruko ababivuga batabizi batazi ibyo bavuga azi ibyo bavuga niko babihisemo kuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka barangiza rero bikajyamo babandi abadukoronije u Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka sinshaka kubitindaho turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze Ikunda kandi yo kwegera abaturage bamwe mu bitabiriye iki gikorwa bavuga ko bishimira aho igihugu cy'u Rwanda kigeze ni mu gihe Perezida Paul Kagame we yihanangirije Ububiligi bukomeje kugenda ku Rwanda ibindi kuri